abantu bitwa ngo baza buri nshya babita gute? bamwita Plaisir. Ngo baza buri nshya, abantu bitwa ba Emirene, abantu benshi sinzi n'undi muntu nabonye bitwa niba ngo ari Emi muri iyi minsi. Emi nyawe niba ariko bamwita simbizi. Hari abantu nabonaga bafite amamikoro turi muri iryo shyamba, turi abantu benshi. ngo nkwibutse ko ubaye wifuza kugura inzu yo gukoreramo cyangwa yo guturamo, kugura ikibanza cyangwa umurima wo gukoreramo iby'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, twegere tugufashe. Duhamagare kuri iyi nimero 0787 32 42 19. Umuranga mwiza aguhuza n'icyo ushaka. ntangiye gusuhuza kandi nkwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, wowe mukunzi wacu ubana natwe wo kurikira ikiganiro cyacu ndetse n'inkuru zacu 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana reka mbone kukubwira ngo nabane nawe. Nk'ibisanzwe nge uri kubona muri screen zawe nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze ku Baheburayo TV. Nyemerera nkwibutse ko iyo turi ku Baheburayo TV ni umuyoboro wiyemeje kutugezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ubuhanuzi. Uyu munsi rero umbona nicaye kuri kamera mfite umutumirwa, ariko kandi nanone ntabwo twicaranye imbona nkubone, twicaranye mu buryo bwa iyakure, mu buryo bw'itumanaho. Ari ku murongo wa telefone, ndagira ngo munyemerere hanyuma muhe ikaze kugira ngo n'ubundi twinjirane muri kino kiganiro. Yesu ashimwe muntu w'Imana. Umeze neza? Umeze neza gusa si neza cyane, mfite n'akantu k'akoba. Oya kandi ntugire ubwoba. Nakundi. Ndagira ngo unyemerere twinjire muri kino kiganiro. Ni ikiganiro tutaraza kumaramo umwanya munini, ariko kandi nanone nizeye neza yuko gifite message tuba tugimaje kugeza ku bantu baraba badukurikiye. Ubundi amazina yawe nyirizina witwa nde? Irambona Jeannette. Irambona Jeannette, umuntu w'Imana. Ndi umuntu w'Imana, ndi umubyeyi nk'ibisanzwe, nkaba ndi n'umukristo, numva ndi mu nzira igana mu ijuru. Yego. Nizere ko umeze neza, nubwo wambwiye ngo ufite ubwoba, ariko ubwoba bushyire ku ruhande, asigaye wumve ko umeze neza. Twinjire mu kiganiro. Meze neza nta kibazo. Imana iguhe umugisha. Ku bantu badukurikiye nari maze kubabwira yuko turi kumwe n'umuntu w'Imana ufite message ufite imeze gute? Message mfite niyerekwa ngize mu kanya. Yego. Ejo niriwe amaze ndavuga ngo umunsi turikwame nduhuka kubera ko n'ejo natwari kwa gatandatu turirirwa magarazi. Yego. Uzerekana ryane nduhuke rwose, numve ko umunaniro ushize. Mu kanya rero ndoze muvandimwe, niba ari inzozi niba nazigererwa, kuko ukuntu nabonaga ari biriho ntabwo ari inzozi. Yego. Ndose mbona twicaye ahantu nko mu nteko y'abantu benshi. Hanyuma nabonaga turi ahantu mu gashyamba, ishyamba ritari ryakura, ritari ryasarurwaho na rimwe. Urumva ibyo bintu ukuntu biba bimeze. Noneho nabonaga muri ako gashyamba mwahateye amakamera muri aba youtubers benshi. Kuvuze ngo twari nanjye narindimo. Nawe waruhari na Eliya abantu benshi batandukanye, nta muntu ndi mentioning abantu bitwa ngo baza buri nshya babita gute? Bamwita Plaisir. Ngo baza buri nshya, abantu bitwa ba Emirene, abantu benshi sinzi n'undi muntu nabonye bitwa niba ngo ari Emi muri iyi minsi. Emi nyawe niba ariko bamwita simbizi. Hari abantu nabonaga bafite amamikoro turi muri iryo shyamba, turi abantu benshi, tutari benshi cyane ariko nanone tutari bake. Yego. Hata nk'igiterane cy'abantu nk'ijana. Ukuyemo abakameramani ari abaturage ijana. Hanyuma nanjye mbona ngo mufite kamera, muteye kamera nyine. Ariko izo kamera noneho muziteye mu buryo bw'ufotogarafe, atari ukuvuga amavideyo. Yego. Noneho nkabona ngo buri muntu wese uko akamera umuntu, uko amufotora umurabyo usohoka. Umurabyo hagasohoka nk'ikintu kimeze nk'aho ari amasaha. Yego.
ariko nabonaga ari ibintu bimeze nk'uko ikirahure kimeneka cyangwa itarakurya riturika rigashwanyagurika uko biri kose ari bimeneka itara rifashe nabi biragukora ibyo bintu nibyo nabonaga bisohoka muri kamera ariko mbona ari ibintu bishyushye cyane bikagenda bigakubita muri ibyo umuntu byagwagaho byamwamburaga ubusa yego yahitaga yamburwa ubusa ako kanya kabiri agahita yikubita hasi agahita abantu kubijyana ari benshi aho kibijya kabiri cyangwa abantu n'abagiye gushyira bicayemo hagati na hagati nitondeye mu kuboko kw'iburyo ahagana aho hepfo kuko nabonaga cyane mu gashyamba hepfo yacu impande yacu mu rubavu rw'aho gashyamba hari ahantu hameze nk'umurima w'ubunyobwa ndavuga ngo reka ngende nicare hagana hepfo ariko impande y'ishyamba hagati y'ishyamba n'uyu murima aba ariho mba nicaye ikintu nabikoreraga niki nabonaga ngo mfite ubwoba bw'uko ayo mayepo cyangwa se ibintu bituruka muri kamera nanjye biri buze kungwa aho ngapfa numva ngize ubwoba bwinshi bwo mu mutima umwe ukambwira ijwi rimwe ryo mu mutima rikambwira ngo guma hamwe bana ntibiri bukugereho irindi rikambwira ngo genda uhungire hariya mu kuboko kw'iburyo niba nakugeraho birakugeraho byacitse imbaraga bitarifite ubukana abantu barapfuye mbere y'uko abantu bamaze kubona umuntu w'umubyeyi yamburwa ubusa buri nta nimvuga ubusa uko umuntu yavutse hanyuma akikubita hasi gutyo yari ameze reba Jeannette uyu reba runaka uyu kwamburwa ubusa ku gipimo abantu bose imbere y'abo bantu hanyuma nyuma yo kwamburwa ubusa ugahita wikubita hasi ugapfa nibaza imbaraga ziri ku mayutubi nibaza ibintu biri kubera muri iyi mikoro numva birahita ahubwo njyewe ngize n'ubwo bandibaza ngo bakabanza ajya amenya izo nzozi ndazimusobanurira neza ari hanyuma tugiye kugihaza ibyo inyuma yanjye sorry nabonaga afite mikoro ariko ayihisha mu mugongo inyuma yawe hasohotse undi muntu w'umupapa yego kuri mikoro arangiza arambwira ngo ntabwo ureba ibi bintu ngo izi ni imbaraga ziri guturuka mu ma YouTube ngo ujye ureba abantu bose mwatangiranye gusenga bagiye muri YouTube bose bararangiye kandi mbere y'uko barangira ibyo bintu by'ubwambure wabonye ni ibintu byo guseba ubuzima bwabo bwose bukajya ku masosho media yego isamwangoka aha turagushimiye turakomera rero nawe umugisha mu masengesho nzayasoza ku cyumweru isawa imana iguha umugisha hanyuma inshuti kandi bene data bakundwa nk'uko wenda mwari mumaze kubyumva biradusabye yuko ataza kugira bindi arenzaho ariko kandi nanone natwe tuyobowe n'umwuka wera w'Imana ndagira ngo tugire icyo tuvuga kuri iyi mesaje ashoreje ku ijambo rikomeye aho avuze ati tekereza nk'umuntu w'umubyeyi nkanjye aho namburwa ubusa nkabwamburirwa kuri kamera nituza gusubiza amaso inyuma izi nzozi arose cyangwa se iri yerekwa agize uraza gusanga ari bwo buzima bw'abantu baza kuri izi mbuga nkoranyambaga z'ama YouTube z'ama TikTok kugira ngo uze kubyumva neza uraza wenda nko gusanga hari nk'abantu baba ari ababyeyi reka nanjye nirinde kumeshoninga izina ariko ni nk'umwana ari mu kigero nk'imyaka 7-8 gutyo 9 ntabwo arengeje 9 papa we na mama we bakunda gukorera ibiganiro kuri social media noneho bari live bari gukora ikiganiro umwana aravuga ngo ariko papa ngo nge mba mbona mama afite kinini uri kumva
uhita ubona yuko koko izi mbuga nkoranyambaga YouTube, TikTok, ahanini reka wenda bari zo nkoresha kuko nizo mbona mu Rwanda tukunze kunyuzaho amashusho yacu, usanga izi mbuga koko abantu batabaye maso finaloma birangira zibambitse ubusa. Nk'uko nari mbivuze nanjye reka nirinde kumeshoninga amazina, ariko nanone nusubiza amaso inyuma uzasanga abantu binjiye kuri izi mbuga nkoranyambaga, urugero bakinjira ari abavugabutumwa kandi beza, abahanuzi kandi beza, abapasitoro kandi beza, ariko turabizi neza ko hari abantu batakivuga kuri YouTube, kandi kuba batavuga nta yindi mpamvu ni uko baje bagakora neza, nyuma YouTube cyangwa se ubwambure bwabo bukaza kugaragarira kuri YouTube. Nimbivuga uraza gusa reka nkoresha ubu buryo. Turabizi neza ko hari abamama mu minsi yagiye itambuka mu gihe cyashize bagiye bagaragaza ubwambure bwabo ku mbuga nkoranyambaga, hagiye humvikanaho amajwi y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Nujya kuri YouTube uzajya ubone umwana w'umukobwa ugeze mu gihe cyo kuba yashaka, ariko nujya kubona urebe ibintu akorera kuri TikTok, nujya ku ma live ya TikTok uzajya usangaho abantu bari kugenda berekana ubwambure bwabo, ugasanga nuko wenda TikTok ibaha agasopo byananga ikagukuraho, ariko ugahita ubona nk'umuntu aje yambaye akantu wakareba, ugahita ubona yuko koko izi mbuga nkoranyambaga mbere yuko abantu bapfa zirabanza zikabambika ubusa. Sabo gusa, hari n'abandi bamwe bataye inzira y'umuhamagaro w'agakiza. Suppose nka Pastor Claude yari pasiteri, ariko ibikorwa agaragaza ntabwo ari by'upasiteri. Ese uragira ngo bambare ubusa ukundi kuye? Uwitwa Rukundo Ezekiel ntiyari umuhanuzi, ntiyaje kuri YouTube ahanura, simuzi, ntitwajyaga, ntabwo namukoreshaga ibiganiro ubundi tugahuriraho akorera ibiganiro. Ubu ntabwo ari uwo gutukanya kubahwa. Muragira ngo abantu bambare ubusa kundi kuye? Iyi YouTube yambitse abantu ubusa ku rwego rw'uko no kubona uko bambara, kongera kubona uko bambara, atari uyu munsi, atari ejo, atari na none. Njya nshimira, niyo mpamvu abadukurikiye mvuga aka kantu, iyo hagize umuntu naka ikiganiro akambwira ngo ngiye kubanza nsenge, ku rwanjye ruhande ndavuga nti koko yabaye wari ugiye gusenga, kandi koko umuntu wese umbwiye ngo reka manze nsenge, ntabwo njya nirwa mbitindaho, navuga nti genda ubanze usenge, Kristo nakwemerera uzambwire, hanyuma nze dukore ikiganiro. Nihe mpamvu uyu muntu koko abaye agiye gusenga akavuga ngo reka manze nsenge, yarangiza agasenga, uyu muntu yaba ahagaze mu kuri no mu mwuka. Niyo mpamvu abadukurikiye, abantu njya naka ibiganiro kambwira ngo reka manze nsenge, muzumve ko njya hari iyindi comment nteraho, ndakuvuga ngo banza usenge, umwuka nakwemerera nta kibazo uzampamagara, hanyuma nze dukore ikiganiro. Kubera iki? Hari abantu baje kuri YouTube ariko baza batasenga. Ibigenda bibabaho rero ndabibona, ku buryo ntashishikariza umuntu ngo naze kuri YouTube adasenze, kuko kuri YouTube kugira ngo uyibeho kandi ubyaze umusaruro
nimvuga kubyaza umusaruro ni ukuvuga ngo Kristo akubonemwo inyungu, hagira abantu bahinduka. Kimwe ni uko uba ufite umwuka wera, kabiri ni uko uba ufite ubwenge. Icya kabiri kugira ngo iyi YouTube uyirambeho, rimwe ni ukumenya ubwenge, kabiri ukirinda umururumba. Kuko iyi YouTube iyo uzanye umururumba amafaranga urayabona, ariko nanone urarangira. Kandi aho kugira ngo burya urangire warya makeya ariko ahoraho, kerekana none ubona ufite ubwenge, uratuma ayo urabona urahita uyabyaza umusaruro, ariko nanone uwo nguwo bikubiye gakeya. Nimvuga ngo kumenya ubwenge, hari ukumenya ibiganiro ugiye gukora, hari ukumenya abantu mugiye gukorana. Gatatu, hari ukumenya kwibikira ibanga wowe ubwawe. Mbabwiza ukuri, kuri YouTube nta banga ribaho. Iyo rero wowe ubwawe utibikiye ibanga ukariganiriza umwe, ubwo menya ngo warangiye, byakurangiranye. Rero ku rwanjye ruhande ndi kumva navuga ngo Imana ifasha abantu batari bambara ubusa. Kabiri, Imana ifasha abantu batari baraswa ubwo bumara buva muri kamera, nk'uko umukozi w'Imana yabivuze. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Kristo Yesu abishimire. Mboneyeho kugushimira niba ari bwo bwa mbere ubonye ibiganiro byacu, nyemerera ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bikurikira. Niba kandi ikiganiro wagikunze, kanda like ndetse na share. Inyunganizi ndetse n'ibitekerezo uze kunyemera, duhurire muri comment. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, shalom.